nkunda kuvuga ngo ntushobora gusoma Bibiliya kuva ku itangiro kugera ku byahishuwe ngo ntubone ko hari ibyava muri Bibiliya. Byanze bikunze usomye kuva ku isezerano rya kera ukajya ku isezerano rishya uhita ubonamo ko hari ibyavuyemo. Reka turebe rero ibyo bintu bavanyemo n'iki bavanyemo. Nta kindi ni igitabo cya Apokrifa cyari hagati y'isezerano rya kera n'irishya. Bakivanyemo bakivaniramo iki? Reka turebe impamvu bakivanyemo, turebe n'ibimenyetso dutanga byerekana ko koko iki gitabo cyari muri Bibiliya cyavuyemo. Iki gitabo rero kikaba kigizwe n'udutabo 14 twose batuvanyemo kugira ngo babe by'uburari batuma abantu batamenya ukuri. Apokrifa ubundi bivuga ibintu bihishe, kandi koko birahishe. Nuko nyine babivanye muri Bibiliya kugira ngo babikwishe. Bihurira rero kugira ngo iJambo Apokrifa ubwaryo n'ibitabo bihishe bibe bifite inyito imwe. Reka turebe rero. Bibiliya tubwira ngo reka buri muntu wese aba umubeshyi, Imana iba ayo munyakuri gusa. Niko bimeze, kuko ntabwo ushobora gufata ijambo ry'Imana ngo urivanemo kandi Imana ikubwira ngo ntuzavanemo cyangwa wongeremo irindi jambo mu ijambo ryanjye. Ntibibaho. Abantu bakavuga ngo abantu bari bafite ubutegetsi n'ubushobozi n'ubutwari bwo kuvanamo amagambo mu ijambo ry'Imana bakongeramo ibindi cyangwa ntibariyongeremo. Nta muntu n'umwe ufite ububasha bwo guhindura ijambo ry'Imana Bibiliya nk'uko yayiduhaye. Ntawe, nta n'umwe. Waba ufite imbaraga zingana gute, ntushobora guhindura ijambo ry'Imana na rimwe. Wihindura ijambo ry'Imana rero kuko ntabwo ari weho wariremye cyangwa ngo uryandike uryohereza abantu muri Bibiliya. Turebe rero impamvu barivanyemo. Apokrifa, iki gitabo Apokrifa kizwe n'ibitabo 14 wareba ugahareba ibyo bitabo ibyo ari byo byari hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishyashya. Ni ibitabo byarimo 14. Bikaba byaravamo rero mu 1885 kubera ko bashaka kuyobya uburari ngo baterekana amabi yakozwe n'abagereki, kuko ibi byose birimo hano nibyo abagereki bakorewe ubwoko bw'Imana. Babivanyemo rero kugira ngo abantu batabimenya. Ikimenyetso gikomeye ni iki? Nk'uko nabivuze, iyo usomye isezerano rya kera ukarirangiza aho rirangirira ugatujya mu isezerano ry'ubu ngubu rishyashya, uhita ubonamo ko ibivuga mu isezerano rya kera bidahuza n'ibyo mu isezerano rishya kugira ngo bihite bihuza, noneho ubone biragenda umujyo umwe. Uhita ubona ko usimbutse igice utabona, noneho ukiyoza tubigenze gute. Impamvu ni iyihe rero? Nuko isezerano rya kera rirangira mu Baperisi, isezerano rishya rigatangira mu Baroma. Kandi wibuka ko ubutegetsi kugira ngo buve ku Baperisiya buze ku Baroma harimo abagereki. Abagereki rero ibyo bintu byose babivanye muri Bibiliya. Ni ukuvuga ngo kiriya gice kivuga ku bagereki ibyo bakorewe ubwoko bw'Imana byose biri muri Apokrifa babivanyemo. Niyo mpamvu iyo usomye Bibiliya uva mu Baperisiya ugahita ujya mu Baroma. Aka gace kavuga ku bagereki bakavanyemo, ariko kagizwe n'ibitabo 12 byose biri muri Apokrifa bavanyemo. Kuki babivanyemo rero? Nkuko nabibabwiye, ibyo abagereki bakorewe ubwoko bw'Imana bizwi n'Imana gusa. Niyo mpamvu byabateye isoni, baravuga bati reka tubivanemo ko bizatuma abantu babicukumbura no bamenye ukuri, bahuze, bahita bamenya ukuri, badutahura, bamenye ko twahinduje ijambo ry'Imana, tutari ubwoko bw'Imana, ahubwo tuyitira ibintu byose bitari byacu. Ikindi rero gituma tuvuga ko bavanyemo Apokrifa ni iki? Nuko babwira abantu ngo ntugasome Bibiliya uhereye ku itangiro ngo ugere ku mpera, ngo ntabwo ari byiza, ngo ntabwo ari byiza. None se Imana yaguhaye igitabo n'ibitabo bindi bisanzwe, ntabwo utangira gusoma mu gitabo mo hagati niyo byaba ibitabo bisanzwe, buri gihe utangirira ku gifuniko ukageza ku gifuniko. Siko bimeze? None ni ukubera ko Bibiliya ari ryo jambo ry'Imana. Umuntu yakubwira ngo wisoma Bibiliya uhereye ku itangiro ngo ugere ku byahishuwe, aho dushyira ikibazo. Niyo mpamvu rero ubu nababwira abantu bose mwisome isezerano rya kera, ahubwo mwibande ku isezerano rishya, ko ibya kera ntabwo bibereye n'ibya kera. Kandi ijambo nyajambo riri mu isezerano rya kera bikagenda bizamuka bigahuza n'isezerano rishya. Kandi Imana iravuga ngo niba ushaka kumenya ukuri kw'iby'ubu
jya isezerano rya kera byabaye kera ujye kwitangira niho umenyera ukuri. Urabibona? Nuvuga ngo iki gitabo rero ugishake ugisome wumve ko byagenze, kirimo ijambo rikomeza rituma wakwihangana ugeze mu bihe bikomeye. Ibyo rero byose babivanyemo kugira ngo abantu batabimenya, kandi Bibiliya itubwira ngo ntuzagire ijambo na rimwe uvanamo cyangwa ngo wongeremo. Ababivanyemo rero mu 1845 ndibaza ko ibyo bari babizi. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom.